Tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Venan McD, ukakigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya, usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana n'abane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Ubushize twaganiriye ku ncamake y'ibikubiye mu gitabo cy'indirimbo ya Salomo muri rusange. Uyu munsi turakomeza gusoma mu ndirimbo ya Salomo gice cya mbere, duhere ku murongo wa mbere tugere ku wa 4. Turebere hamwe ibijyanye no gusomana k'umukwe n'umugeni we n'urukundo hagati y'aba bombi, hamwe n'imbaraga z'umukwe zikurura urugo rwe. Nyemerera tubanze dufate akaruhuko, ubundi ngaruke mu kanya twinjire neza mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Imana ikomeze kugirire neza. Radio Samirana, 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 Imani happy cyubahiro. Urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Reka nkumenyeshe ko twinjiye mu gitabo cy'indirimbo ya Salomo igice cyaho cya mbere. Byakugira umumaro uramutse ubanje gusoma iyi nkuru nziza y'iki gitabo mbere yuko twinjira mu mirongo yanditse. Iyi nkuru nayitanze mu buryo burambuye mu ntangiriro ubwo twatangiraga iki gitabo cy'indirimbo ya Salomo. Muri iki gitabo harimo uturirimbo 5 tugufi tuvuga ku nkuru y'umukobwa w'umunyecyaro, umushulamikazi wari utuye hejuru mu misozi. Umunsi umwe haza umwungeri aza kumukunda, bombi barakundana. Aza kumusiga ariko amusezeranya ko azagaruka. Ntabwo yagarutse mu gihe yari yaramutegerejeho. Umunsi umwe hatambuka itangazo ko umwami Salomo ageze mu gace umukobwa atuyemo kandi ko ashaka uwo mukobwa. Ntiyumva gukunda ibyo byashoboka. Amaze kuzanwa imbere y'umwami, aza gusanga umwami ari we wa mwungeri bakundanye. Bamwe mu basesengura bumva yuko iyi ari inkuru yegeranijwe ikubiye mu bihe bikurikiranye. Jye ubwanjye suko mbyumva. Nibwira yuko inkuru igenda ihinduka hakazamo n'ibyabaye mu gihe cya kera. Ariko icyambere kitureba mu nyigisho yacu nuko iki gitabo tukiyerekezaho nk'abizera. Ni ishusho y'umubano mwiza uri mu rukundo hagati y'uwizera n'umwami Yesu Kristo. Ngaho rero reka dusomere hamwe mu gitabo cy'indirimbo ya Salomo igice cya mbere ku murongo wa mbere. Haravuga ngo inyamibwa mu ndirimbo za Salomo. Nibwira ko iki gitabo cyagereranywa n'igihangano cyo mu ndirimbo za rubanda cyangwa se uruhurirane rw'ibikoresho binyuranye bya muzika. Utu turirimbo twashyizwe hamwe turema inkuru nziza itangaje. Ubu ni bumwe mu buryo Imana ikoresha iganiriza abayo. Ni ubutumwa bucyaha abihandisha umubabaro mu by'idini, ariko bunarwanya irari ry'umubiri no gutatira igihango hagati y'abashakanye. Ntabwo ari inkuru ndende ivugwa mu bihe bikurikiranye. Nta nubwo ari umukino uciriritse aho umukinnyi mukuru ahorana umutima uhagaze, umukunzi we yaratwawe n'urukundo. Inkuru ikaba idafite ikivuze muri rusange, ahubwo ni indirimbo nziza ivuga ku rukundo rw'abashakanye. Reka rero turebere hamwe ibijyanye no gusomana k'uyu mugeni n'umukunzi we. Muri iyi ndirimbo ya mbere tubona ko umukwe n'umugeni bafitanye umubano uhebuje. Reka dusomere hamwe mu ndirimbo ya Salomo igice cya mbere ku murongo wa 2. Haravuga ngo ansome no gusoma k'umunwa we, kuko urukundo nkunda rundutira vino. Uku gusomana ko muri ibyo bihe kwari nk'ikirango cyo kwifurizanya amahoro, kikaba ikimenyetso cyo kwifurizanya amahoro. Igisobanuro nyakuri cy'izina Salomo ni amahoro. Yari umutware w'amahoro kandi ategeka Yerusalemu mu murwa w'amahoro. Umukobwa w'umushulamikazi yari umukobwa w'amahoro. Gusomana byerekana ko umubano uri hagati y'abasomanye uriho mu buryo bwihariye kandi bwa hafi nk'uko umwami Yesu awufitanye n'abe. Ashoboye kutugezaho ubutumwa bwe bwihariye anyuze mu ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu bikwiriye ko abantu bahindukira bakiga ijambo ry'Imana mu buryo bwimbitse, birenze kwiga Bibiliya bayisesengura cyangwa gufata mu mutwe ijambo ririmo, ahubwo mu mubano wihariye utuma ashobora kubwira imitima yacu anyuze mu ijambo ryayo. Ngo ansome no gusoma k'umunwa we. Yatubwiye iby'amahoro. Ni we wenyine
ushobora kubwira abantu iby'amahoro mu mitima yabo, ndavuga Kristo. Mu isezerano rya kera twabonye uburyo bunyuranye bushushanya Kristo. Moody Stewart yaranditse maze aravuga ngo Mose n'abahanuzi baraje, Aroni n'abatambyi baraza, kandi uwanyuma wabo bose Dawidi n'abami nabo baraje. Ariko none nimureke yizira ubwe, umuhanuzi w'ukuri, umutambyi n'umwami w'abantu bose. Na Bernardo wabaye bugufi cyane bwa Kristo aravuga ngo jye sinumva Mose neza kuko atarazi kuvuga neza, iminwa ya Yesaya ikaba yari yanduye, Yeremiya ntamenye kuvuga kubera ko yarakiri umwana, ndetse n'abahanuzi bose bakaba batarumvaga. Uwo bavuga ubwe nimuze tumwumve avuge. Aya ni amagambo yavuzwe na Bernardo mu gitabo yasesenguye cyerekeranye n'ibyo yakuye mu ndirimbo ya Salomo. Nshuti yanjye, ufite ugutwi agomba kumva, kandi wamaze kumva avuga iby'amahoro. Amahoro abonerwa mu maraso yo ku musaraba we, kubwo kubabarirwa ibyaha ashobora gutera indi ntambwe. Niba wariyunze n'Imana ubwo gucungurwa muri Kristo, agusoma nk'ikimenyetso ndakuka cy'isezerano mugiranye. Isezerano ry'uko mushyingiwe ni ikimenyetso cyo gusomana gishimangira indahiro yo gusezerana hagati ya Kristo n'uwizera. No mu mihango yo gushyingirwa iwacu tuhasanga uwo muco. Pastor iyo yayoboye umuhango wera wo gushyingirwa, umukwe n'umugeni bamaze kuvuga ngo ndabyemeye, pastor aravuga ngo mutwikurure noneho musome nk'ikimenyetso cyo gushyingirwa. Gusomana ni igihango gikomeza isezerano ryo gushyingirwa. Mu gucungurwa, umwami Yesu ntabwo atubohora gusa, ahubwo adukura mu bubata. Muri Yohana 18:36 niho havuga ngo nuko umwana n'ababatura muzaba mubatuwe by'ukuri. Ibyanditswe kandi biravuga ngo nkuzaniye umubiri wanjye ngo ube igitambo kizima cyera. Ibyo wabisoma mu Baroma 12:1. Nuko baturwa gutuma tumwiha, kukatwinjiza mu mubano wihariye na Yesu Kristo umukiza wacu. Mbese aho nawe uri umwana w'Imana, nshuti yanjye? Waba se uhinda umushyitsi ukumva utatinyuka kwakira ubuntu bwe? Ashaka ko ubwo buntu bwakira bukaba ubwawe bwite. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso tubwirwa yuko ari umutunzi w'imbabazi n'ubuntu, kandi ko ashaka gusangira natwe ubutunzi bw'ubwiza bwe. Sinzi uko ubyumva, ariko nzi neza ko nkeneye imbabazi ze, ko nkeneye ubuntu bwe. Ubutumire bwe buravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Ayo magambo tuyasoma mu butumwa bwiza bwa Matayo 11:28. Ubu ni uburuhukiro bw'ukuri, ntabwo ari uburuhukiro bw'umunsi umwe wonyine wo ku isabato. Ni uburuhukiro bw'iminsi 7 yose igize icyumweru. Ni ukuruhukira mu gucungurwa kwe kuzuye. Akomeza avuga ati mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanyu utaremereye. Aya magambo yanditse muri Matayo 11 kuri murongo wa 29 n'uwa 30. Gutwarana umutwaro nawe birahebuje. Ni umubano mwiza w'igitangaza, kandi ni utwikorera imitwaro. Erskine yabivuze mu mvugo ya gisizi maze agira ati akanwa ke gahishura umunezero w'ijuru, adusoma ari iyo mu ijuru, bikatubera imbabazi, amasezerano n'ikimenyetso cy'urukundo ruhoraho iteka ryose. Radio Sambirana, 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 Sambirana. Sambirana, 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 usemerera, Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera, Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, usemerera, wamamaza
agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemerera Imana. Sambirana, 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 usemerera Imana yacu icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera Imana yacu icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera Imana yacu icyubahiro. Twasomye kandi ngo kuko urukundo nkunda rundutira vino. Muri iyo minsi vino yafatwaga nk'ikintu cy'agaciro cyo mu rwego rwo hejuru mu biboneka ku isi. Vino yabaga ari umusangiro w'umugoroba uhuza abakomeye, ukubiyemo ibyo kurya binyuranye. Bishatse kuvuga ko byazanira umuntu umunezero udasanzwe mu mutima we. Pawulo yaravuze ati, kandi ntimugasine inzoga zirimo ubukubaganye, ahubwo mwuzure umwuka. Aya magambo yanditse mu Efeso ibice 5 ku murongo wa 18. Nta cyaruta kuzura umwuka wera kugira ngo dusogongere ibyo byishimo by'akataraboneka n'umunezero udasanzwe wo kumva turi aba Kristo kandi dufitanye ubumwe nawe. Shuti muvandimwe, ahari nabandi kuvuga ku bintu nge nawe tutaziho byinshi. Iyo turi mu rusengero tuba twikinira, tuvuga yuko turi aba Kristo babyiyeguriye bitewe nuko dukora imirimo myinshi, tukumva twakoze ibihambaye. Dukwiriye kugeraho tubyumva nkuko Petero yabyanditse agira ati, uwo mumukunda mutaramubona kandi nubwo none mutamureba muramwizera, nicyo gituma mwishimira ibyishimo byiza bitavugwa. Aya magambo yanditse mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 2 ku murongo wa 8. Habakuki we yabivuze atya ati, naho umutini utatoha n'inzabibu ntizera imbuto, bagahingira ubusa imyelayo, imirima ntiyera imyaka, n'intama zigashira mu rugo, n'amashyo akabura mu biraro, nta kabuza ko nishimana Uwiteka nkanezererwa mu Mana y'agakiza kanjye. Aya magambo yanditse muri Habakuki ibice 3 ku murongo wa 17 n'uwa 18. Ko habase uhagaze muri uwo mwanya nshuti yanjye, dore uko bivugwa ngo kuko urukundo nkunda rundutira vino. Sinshatse kukubwira ngo wubahuke ibyo ahera, ariko se ujya ushaka uko wakwiyangiriza ubuzima, dore ukuntu uzabigeraho. Vino nyinshi zagutera kuba imbata y'ibisindisha. Vino izatuma wumva ukomeye by'akanya gato, ariko amaherezo igushyire hasi. None rero nshuti muvandimwe, emerera umwuka w'Imana yinjire mu bugingo bwawe, azakuzanira urukundo rw'Imana rube mu mutima wawe. Iyi niyo mpamvu dukeneye umwuka wera. Mu ndirimbo ya Salomo igice cya 2 ku murongo wa 3 aravuga ngo, imibavu yawe ihumura neza, izina ryawe rimeze nk'amadahano atamye, nicyo gituma abakobwa bagukunda. Ngo imibavu yawe ihumura neza. Akivuka abanyabwenge bazanye ishangi bayisiga umubiri we. Mu buzima bwe bwose, ndavuga Kristo, uhereye ku ivuka rye kugeza ku rupfu rwe, hariho ihumura neza. Mbega impumuro nziza y'urukundo yatugeneye ngo tuyumve igihe yapfiraga ku musaraba. Mu ndirimbo ya Salomo igice cya 2 ku murongo wa 4 aravuga ngo, unkurure twiruke inyuma yawe tugukurikiye. Umwami yanjyanye mu rugo rwe, tuzanezerwa tukwishimana, tuzasingiza urukundo rwawe tururutisha vino, bafite impamvu rwose bagukundira. Aya ni amagambo meza cyane dusanga mu byanditswe. N'imvugo yihariye y'uwamaze kumukunda, wifuza kugirana ubumwe bwa hafi na Kristo. Ariko noneho tugeraho tubwirwa kuzirikana ko tudashobora kugera kuri urwo rwego, ntidushobora kuhashyikira kuko waturenze kure. Iyi niyo mpamvu idutera kuvuga ngo unkurure. Bonar yavuze iby'urukundo akunda Kristo muri aya magambo. Agira ati, nkunda izina rya Yesu, Emmanuel Kristo Umwami, nk'impumuro mu kayaga gahuha, izina rye ryamamara hose. None si izina rya Yesu ryumva ute nshuti yanjye? Niba uzi neza ko utigeze ugira uwo mubano utangaje, ndagusaba kumva ibyo umugeni avuga maze ubyakire. Ahagira ati, unkurure. Niba uri umwana w'Imana, uvuge ngo unkurure. Mwemerera kuzamure akugeze mu mwanya utakwigezamo. Uzirikane yuko wowe ubwawe udashobora kwigeza kuri urwo rwego. Witwa Francis Carles yabivuzeho akoresheje imvugo nziza, maze agira ati, nk'uko urutare rutsikamiye umutwaro wihishe w'umunyorogoto utaboneka ntupfe, niko nta rushya mbyivanamo, nta ntege mfite zo kukugeraho. None si intorezo yahishwe mu mazi yabasha ite kubona ukuboko kuyizamura cyangwa ngo yizamure ubwayo?
ngo aho iri mu nda y'inyanja ku musenyi ibashe kugera ahumutse. Uko niko bigoye umunyabyaha wambaye umubiri n'amaraso kwihereza icyoroheje mu byamufasha byiza biriho. Mana yanjye, simbasha gutera indi ntambwe na gato. Yaba byashobokaga, nubwo nzi ko bitashoboka, ko hagira uwareba ubwiza bwawe, nta wareba ubwiza bwawe. Mwami, uko ndi nta mbaraga mfite namba zo kumva ijwi ryawe no kukwitaba uhamagaye. Umpa imbaraga zo gukora ibyo ushaka, unzamure nanjye ndihatira kugenda. Unkurure nyabuneka, unkuruze imbaraga zawe. Ngiye munyantege nke, uhora byanga. Umpa imbaraga ngukorere, ukomeze ibyo wategetse. Imana itubwira yuko yiteguye kuduha imbaraga, yiteguye kudusangiza ku mbaraga zayo. Itubwira yuko imbaraga zayo zibonekera mu ntege nke zacu. Izasubiza umutima uhora utaka ngo unkurure Mwami. Hari ibyishimo bidasanzwe n'umunezero utavugwa mu kuzanwa imbere ya Kristo n'umwuka w'Imana. Umwuka w'Imana atuma Kristo yerekanira muri twe uko turi. Muri Yohana ibice 6:44 aravuga ngo nta ubasha kuza wundi keretse aherejwe na Data wantumye, nanjye nkazamuzura ku munsi w'imperuka. Umwami Yesu yabwiye abe ngo simwe mwantoranyije, ahubwo ninjye wabatoranyije. Aya magambo yanditse muri Yohana igice cya 15:16. Ninjye waje kubashaka. Ntabwo ari twe twashatse Imana, ahubwo Imana niyo yadushatse. Na n'uyu munsi iracyadushaka. Icyo twakora gusa ni ukwiyemeza tukavuga ngo Mwami unkurure. Dukeneye umwuka w'Imana ngo aduhe amazi y'ubugingo. Nitunywa kuri ayo mazi y'ubugingo tuzagira imigezi myinshi. Amazi y'ubugingo adudubize muri twe kandi atembe ava muri twebwe, ngo twiruke inyuma yawe tugukurikiye. Igitekerezo kiraha si uko dusaba ko adukurura bitewe n'uko turi abanyabute cyangwa se tutabyitayeho, ahubwo n'uko tutabyishoboza. Twifuza umwuka kandi umwuka nawe arabyifuza, ariko umutima urakunze nyamara umubiri ukaba ufite intege nke. Twifuza kwiruka inyuma ye tumukurikiye, ariko nawe azatugendesha ngo tubigereho. Agomba kubidushoboza, akaduha ubushobozi bwo mu bumana. Agomba kudukurura nuko dusiganirwe aho dutegekwa, twihanganye dutumbira Yesu wenyine, ari we banze ryo kwizera kandi ari we gusohoza rwose. Aya magambo yanditse mu Baheburayo ibice 12 guhera ku murongo wa 1 kugera ku wa 2. Naho muri Yesaya ibice 40 ku murongo wa 31 aravuga ngo ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana usemerera Sambirana usemerera Imana yacu icyubahiro. Sambirana usemerera Imana yacu icyubahiro. Sambirana usemerera Imana yacu icyubahiro. Ubwo rero iyo dutatse ngo unkurure twiruke inyuma yawe tugukurikiye, arabyumva. Twasomye kandi ngo umwami yanjyanye mu rugo rwe. Urugo naho yigaragaza mu ibanga, aho atetse nk'ahera ho mu rusengero. Ni ahantu hiherereye hitaruye rubanda, ni ahantu hihisheho mu rutare yadufukuriye, ahashobora kudutwikiriza ukuboko kwe tukaba umwe nawe. Ni nk'ubutumire bwa Kristo uko tubisoma mu Byahishuwe ibice 3 ku murongo wa 20 havuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjiriwe dusangire. Mbega uyu mugisha udasanzwe duhabwa no kwifatanya na Kristo. Nyamara turahunga, ugasanga dutaka nka Yesaya ngo nishyano ndapfuye we, kuko ndi umunyaminwa yanduye kandi ntuye hagati y'ubwoko bufite iminwa yanduye, kandi amaso yanjye abonye umwami Uwiteka Nyiringabo. Aya magambo yanditse muri Yesaya ibice 6 ku murongo wa 5. Nyamara umwami yanjyanye mu rugo rwe, niwe wateguye umurimo wo kuducungura. Niwe wafashe amakara yaka ku gicaniro ayadukoza ku minwa, niwe watambye igitambo gisumba ibindi byose. Twasomye ngo tuzanezerwa tukwishimana. No matorero yacu dukeneye umunezero wisumbuye, kandi dukeneye n'umunezero wisumbuye mu buzima bwacu. Yesu yaravuze ngo nazanye no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. Aya magambo yanditse muri Yohana ibice 10 ku murongo wa 10.
Yohana nanone kandi arandika ngo ibyo nibyo tubandikiye kugira ngo umunezero wanyu ube mwinshi. Aya magambo yanditse mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya mbere ku murongo wa 4. Hano umwami ashatse kutubwira kubaho ubuzima bwuzuye butagira imbago. Nshuti yanjye ngwino tureke gukomeza gukinira mu itorero, tureke no kuvuga ngo nge mbarizwa mu itsinda runaka kandi memazemo igihe gihagije mfite inararibonye. Aho ikibazo kiri naha, mbese uyu munsi Kristo akuri hafi? Umwami yanjyanye mu rugo rwe, tuzanezerwa tukwishimana, tuzasingiza urukundo rwawe tururutisha vino. Bafite impamvu rwose bagukundira. N'uyu mwanya nta gushidikanya hari abantu bageze kuri za miliyoni hirya no hino mu gihugu bicaye mu runywero banywa ibisindisha. Iyo nza kuba mfite ubuzima nk'ubwo barimo, nanjye ubu niho mba ndi. Bakeneye ikintu cyatuma bahangana n'ibibazo by'ubuzima. Abantu benshi bakenera kunywa kugira ngo babone uko bahangana n'imirimo bafite. Abandi nabo bagakenera kunywa ibisindisha ngo barebe ko ahari batambuka iryo joro. Ubuzima burabagoye kandi ubuzima burabakomereye, burabananije ku buryo bagera naho baburambirwa. Ariko hari icyo nakubwira nshuti yanjye, nuko niba uri umwana w'Imana ukwiriye guhora uzirikana ko Imana igukunda. Urukundo rw'Imana rwinjijwe mu mitima yacu n'Umwuka Wera waduhawe. Ashaka ko twumva byimazeyo urukundo rwe muri twe. Ashaka kutwereka urukundo rw'Imana. Ibyo ni byiza birenze gufata umwanya wicaye mu runywero unywa ibisindisha. Mu Efeso ibice 5 ku murongo wa 18 niho havuga ngo ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi, ahubwo mwuzure umwuka. Nidukomeza gusoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 5, turasanga umurongo ukurikiyeho uvuga ngo mubwirane zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmba mucurangira umwami wacu mu mitima yanyu. Aya magambo yanditse mu Efeso ibice 5 ku murongo wa 19. Nakomeje gushimishwa nuko Pawulo atanditse ngo muririmbane, bitewe nuko ntazi kuririmba, ariko nshoboye kubibwira abandi, nshobora kubivuga nawe kandi ubivuze ntacyo byagutwara. Ubundi byarushaho kuba byiza cyane humvikanye gushima Imana. Hakwiriye kugaragara amashimwe mu bizera bose. Mbega ukuntu bikwiriye ko dushima Imana muri iki gihe. Biradukwiriye ko tuzasingiza urukundo rwawe. Niyo mpamvu umurongo twasomye havuga ngo tuzasingiza urukundo rwawe tururutisha vino. Twasomye kandi ngo bafite impamvu rwose bagukundira. Abo ni bande? Nabe nabamwibwiye ngo unkurure. Yarabahagurukije, none bagomba gusiganirwa aho bategekwa batumbiriye Yesu. We banze ryo kwizera akaba ari nawe gusohoza. Imibereho ya Gikristo ni igikorwa kiri mu rukundo. Tumukunda kubera yuko yabanje kudukunda. Adukunda bihagije kugeza naho yemera kutwitangira. Uyu munsi aravuga ngo ndashaka ko munkunda. Nicyo kimenyetso kibikomeza. Niba utamukunda wikomeza wirushya ugaragaza ibyo udafite. Hagarara mu kuri ubibemo neza, ntacyo usize inyuma. Niba utamukunda kandi ibyo ukora byose n'ubusa. Noneho umva neza uburyo uwizera byakira, nk'uko tubisanga muri Zaburi ya 63 ku murongo wa mbere. Aravuga ngo Mana niwe Mana yanjye, ndazindukira kugushaka, umutima wanjye ukugirira inyota, umubiri wanjye ugukumburira mu gihugu cyumye kiruhijwe n'amapfa kitagira amazi. Mbese nshuti yanjye, nawe ujya ugirira Imana inyota? Umwami Yesu yaravuze ati umuntu nagira inyota azahondanywe. Aya magambo yanditse muri Yohana ibice 7 ku murongo wa 37. Naho muri Zaburi ya 33 ku murongo wa 2 aravuga ngo uko niko nagutumbiriye ahera hawe kugira ngo ndebe imbaraga zawe n'ubwiza bwawe. Aha ni ahantu hibanga umugeni yihererana n'umukunzi we. Muri Zaburi ya 63 kuva ku murongo wa 3 kugera ku wa 5 haravuga ngo kuko imbabazi zawe arizo gukundwa kuruta ubugingo, iminwa yanjye izagushima, uko niko nzaguhimbaza nkiriho. Izina ryawe niryo nzamanikira amaboko, umutima wanjye uzahazwa nk'uriye umusokoro n'umubyibuho, akanwa kanjye kazagushimisha iminwa yishima. Nimuze twese iminwa yacu imushime. Nshuti bavandimwe, nimuze twese iminwa yacu imushime. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana usemerera
Muri Zaburi ya 63 ku murongo wa 7 baravuga ngo kuko wambereye umufasha kandi nzavugiriza impundu mu gicucu cy'amababa yawe. Wibuke yuko umwami Yesu yavuze ko yashakaga kubundikira abana b'i Yerusalemu nk'uko inkoko ibundikira imishwi yayo mu mababa yayo. Byo wabisoma muri Matayo 23 ku murongo wa 37. Ibi biduha ishusho y'urukundo rwe n'ukuntu yifuza bikabije kurinda abadafite kirengera ngo hatagira ikibahutaza. Muri Zaburi ya 63 kuri ku murongo wa 8 kugera ku wa 11 yaravuga ngo umutima wanjye ukomaho, ukuboko kwawe kw'iburyo kurandamira, ariko abashakira ubugingo bwanjye kubutsemba bazajya ikuzimu, bazahabwa gutwarwa n'inkota, bazaba umugabane w'ingunzu, ariko umwami azishimira Imana. Uyirahira wese azirata, kuko akanwa k'ababeshya kazazibwa. Mbega ukuntu wizera wemeye guha Kristo umutima we abatangaje cyane. Nshuti muvandimwe, ndiho nsoza ikiganiro cy'uyu munsi, ndagira nkubwire ko amagambo twaganiriye ari indirimbo yahimbwe na Salomo. Umugeni avuga ko umukwe we ari umukunzi we, yamusomye amwifuriza amahoro. Uko gusomana gushushanya igihango abizera twagiranye na Kristo umukiza wacu. Yaradukunze kandi atugaragariza urukundo adukunda. Dukeneye imbaraga ze zidukomereza mu rukundo rwe. Reka dusenge. Mwami Yesu, ndagushimiye cyane kubw'urukundo rwawe watweretse ubwo wemeraga gupfa ku musaraba mu cyimbo cyacu. Cyo ni igihango gikomeye wagiranye natwe kitakorwa n'uwo ari we wese. Cyo nsabira uyu muvandimwe waneze amatwi nuko yasogongera ku rukundo rwawe maze akakwizera uyu munsi. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Shuti, wakoze gutega amatwi ikiganiro cy'uyu munsi. Reka tube ducumbikiye hano, ariko ngusezeranya ko ubutaha tuzakomeza gusoma mu gitabo cy'indirimbo ya Salomo igice cya mbere guhera ku murongo wa 5 kugera ku wa 8. Turebere hamwe umukobwa w'umuretwa, izuba ryababuye n'urwuri umwungeri yaragiriragamo. Ngaha amahoro n'umugisha biva ku Mana Data n'umwana wa Yesu Kristo n'umwuka wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira icyo ubaza, kudutera inkunga cyangwa kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufiya kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri email yitwa umucyofm@yahoo.fr, cyangwa wumviriza iki kiganiro ku murongo wa internet witwa www.tv.org. Reba ahanditse ngo languages, maze ushakishe ahari Ikinyarwanda. Imana iguha umugisha.